Yesu ashimwe bene data. Ni Pastor Emmanuel nagarutse muri rya jambo ririmo ubwenge risaba gutekereza ariko rishobora no kukugirira umumaro. Uyu munsi akantu twashyize hanze karavuga ngo nimba usaba ngo Imana iguhe umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, ujye ugerageza nawe ube umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, kubera ko nta wafata ipine ya vewiti ngo ayifunge mu ngorofani. Nta wafata ipine ya vewiti ngo ayifunge mu ngorofani. Mama kwi, ibyo bintu urabyumva ute? ukuntu mbyumva uko umuntu ushaka, mbere yo gushaka umuntu runaka wowe umeze ute. Ntabwo wahabwa umuntu mwiza wowe utari mwiza. ubwo se umubeshye kuri mwiza wenda kugira ngo wibonere aderesi hari icyo byaba bitwaye. Niyo mpamvu Imana itamuguha, niyo yirebera mu mutima, iyo niyo ibikuzi. Ubwo nyine iyo wayisabye iguha bitewe n'uko Imana ikuzi. itamuguhaye ukamwiha Waba wibye. bara nimba usaba ngo Imana izaguhe umugore mwiza, nawe ugomba kuba umugabo mwiza, kubera ko ntawe afata ipine ya vewiti ngo ayifunge ku ngorofani. Urabyumva ute? Icyo kintu ndacyumva cyane, kuko ku ruhande rumwe haba habayemo kwikunda. Ubundi wowe wumva ko utari mwiza ugashaka kugira ngo ushake umugore mwiza, haba habayemo kwikunda. Ibyo bintu bigenda nabaho cyane, ugasanga abasore turi kuva hanze ngo turi gushaka ngo abakobwa bo mu itorero bo mu rusengero ngo kubera ko ngo bakijijwe ngo bafite imico myiza. Kiriya kintu ku ruhande rumwe si cyiza pe. Ndumva niba koko ushaka umugore mwiza w'imico myiza, nawe banza ugire imico myiza kugira ngo mube muhwanyije. Ubwo tubwire abantu badukurikiye, kuko nta wafata ipine ya vewiti ngo ayifunge mu ngorofani. Nimba ushaka umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, nawe birasaba kugira ngo ube mwiza. Turabakunda, Imana ibahe umugisha. Nawe ubutaha nimba mwabishimye mutubwire komenti, nimba tuzagarura kandi murakoze.